Twongeye kubahereza ikaze kuri Raza Media TV mwebwe mukomeje kuyikurikirana umunsi ku munsi. M23 kuri ubu ngubu yongeye kwegura imbunda cyangwa se imirwano yongeye kubuka, aho kuri ubu ngubu bongeye kurwanira mu gace ka Walikale. Ibi ngibi bibaye nyuma y'aho leta ya Kongo ndetse na M23 byemeranyijwe ku gahenge ndetse no gukurwa ingabo za M23 mu karere ka Walikale, ariko ntago kuri uno wa 24 z'ukwezi kwa gatatu byaje gukomeza gushyirwa mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe kandi byari byarameranyijweho n'imitwe yombi, aho M23 yari imaze iminsi iri gukura ingabo zayo mu gace ka Walikale ndetse ibikoresho n'abasirikare bagenda bimurwa bajyanwa mu bindi birindiro, ariko kuri uyu wa 24 byaje kurangira ingabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo nabo bafatanyije bongeye kurasa ku ngabo za M23, aho imirwano yongeye kubuka, ariko bikarangira M23 n'ubundi nk'uko yakomeje kugenda ibigaragaza ko ifite ububasha n'ubushobozi bidasanzwe, aho irwana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije bakamanika amaboko hatarapfa benshi, aho n'ubundi kuri ubu ngubu umujyi wa Walikale cyangwa se akarere ka Walikale muri rusange karimo karagenzurwa n'ingabo za M23. Kuri uyu wa 24 rero hari kuwa mbere, aho izi ngabo zasakiranaga bakarwana cyangwa se bagatungana imbunda nk'uko n'ubundi bisanzwe. Kuri uno munsi n'ubundi abafite ibinyamakuru cyangwa se abakunzi b'inkuru z'imirwano cyangwa se abakunze gukurikiranira hafi inkuru z'imirwano cyane cyane imirwano yerekeye ibya gisirikare, n'ubundi bongeye gufata amakaramu yabo barandika, abandi bajya ku binyamakuru, abandi bafata za kamera, batangaza yuko M23 yongeye kurwana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo bafatanyije bazwi nka Wazalendo ndetse n'abandi bacanshuro n'abandi baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, barwaniye muri aka gace nyuma y'uko hasizweho agahenge kari kemeranyijweho hagati y'impande zombi, ari ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, nyuma y'uko n'ubundi aho hari hateganyijwe inama cyangwa se ibiganiro byagombaga guhuza AFC M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikaza kurangira M23 yo itangaje cyangwa se yivanye muri ibi biganiro, aho batangazaga ko n'ubundi ibi biganiro ntacyo byabamarira, cyane cyane yuko mu gihe ibi biganiro byari biteganyijwe leta ya Kongo n'ubundi yo yari yarakomeje kugenda isabira M23 kuba yafatirwa ibihano mpuzamahanga. Ahangaha iyo tuvuze ibihano mpuzamahanga nuko ibi bihano bidafatwa n'igihugu kirimo izo ngabo cyangwa se n'igihugu gishinja cyangwa se abahanganye, ahubwo ni ibiganiro, ni ibihano bifatwa hagendewe ku bihano mpuzamahanga birimo gufatira bamwe mu bakomeye ba M23 ibihano, cyangwa se harimo n'ibihano byashyiriweho bamwe mu barwanyi ba M23, harimo gufata abayobozi bayo bakaba bashyikirizwa leta ya Kongo, ndetse bamwe bahabwa n'ibihano by'urupfu, ko igihe baba bafashwe n'ubundi ari byo bihano baba bagombaga guhabwa. Ibi rero ubwo abayobozi ba M23 babibonaga leta ya Kongo ikomeje kugenda ifatira M23 ibihano, harimo no gusaba ibihano mpuzamahanga, ibi bihano bitanagiraga ingaruka kuri M23 gusa, ko cyane cyane n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nacyo cyaje kubihuriramo n'ingaruka zikomeye, harimo guhagarikirwa inkunga cyahabwaga n'ibihugu bimwe by'amahanga, cyane cyane nk'ibihugu biherereye mu muryango w'ibihugu by'ubumwe by'Uburayi, harimo za Canada, harimo Ububiligi n'ibindi bihugu bimwe na bimwe, ariko kuri ino nshuro M23 n'ubundi bari bemeranyijwe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse n'iri huriro rya AFC M23 nyine,
bikarangira M23 yivanye muri ibyo biganiro, ariko nyuma yaho gatoya haje kugaragara amashusho cyangwa se amakuru aza kuvugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'iby'imbere mu bihugu by'akarere byo mu karere u Rwanda ruherereyemo, aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bahuriraga muri Katari, aho ubuhuza cyangwa se ibiganiro byerekeranye ku bijyanye n'ubuhuza bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro hagati ya M23, aho Katari yavuze ko ishyigikiye cyangwa se isize imbere politike yo kunga no guhuza no guharanira amahoro. Iyi leta ikaba yari yaratumiye abakuru b'ibi bihugu byombi, aho bagiye bagahurira muri Katari bakagira ibyo baganiraho ndetse hagasohoka amatangazo avuga ko ibyaganiriweho bigiye gushyirwa mu bikorwa ndetse bigiye kuba byakitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byanagaragara ko bizatanga umusaruro. Aha ibi byatunguye abantu benshi, cyane cyane yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Chilombo Tshisekedi yari yaratangaje ko atazigera aganira na Perezida Kagame, cyane cyane aho yagendaga agaruka avuga ko bazahurira mu ijuru, ariho honyine bashobora kuzarebanira amaso ku maso cyangwa se kuvuganira, ariko siko byaje kugenda. Burya nk'uko umunyarwanda yaciye umugani yaravuze ngo ikidahura ni imisozi, naho abantu bo barahura, byarangiye nyine bahuriye muri Katari. Nyuma y'aho baviriyeyo rero leta ya Kongo, ubwo M23 n'ubundi imenyereweho cyangwa se izwiho kuba yarafashe umujyi wa Goma ikiyongeza Rusizi, ikagenda yigarurira n'amateritwari akikije iyi mijyi yose, aho byarangiye yigaruriye intara ya Kivu yose y'amajyepfo, ikiyongeza na Kivu y'amajyaruguru. Ahangaha byaje kurangira n'ubundi ikomeje gusatira utundi duce, harimo uduce twa Uvira, ikaza kurangira ikurikijeho na Walikale kuri ubu, ari naho bageze, ari naho imirwano mishyashya yari iri kubera. Byaje kurangira rero Repubulika ya Demokarasi Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yari yasizeho cyangwa se yasabye agahe k'agahenge ndetse no kumvikana na M23 ku mirongo ngenderwaho cyangwa se bimwe mu byo bagomba kubahiriza, aho M23 nyine bayisabye kuba ihagaritse imirwano ndetse ikivana mu mujyi wa Walikale, aho hari ibirindiro M23 yari yirukanyemo ingabo za leta. M23 igahita ifata ibyo birindiro. Byaje kurangira rero M23 n'ubundi isabwe kuba yabivuye muri ako gace, ndetse bumvikana yuko ako gace M23 igomba kukarekura, hanyuma yamara kuvana ingabo zayo muri ako gace, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikajya kure y'ako gace, kagasigara ari agace kayobowe n'abaturage ku giti cyabo, nta musirikare w'uruhande rw'inyeshyamba cyangwa se wo ku ruhande rwa leta uri muri ako gace. Nyine urumva ubwo kari kabaye nk'agace gafatwa nk'aho ari no soldiers cyangwa se ubutaka butariho umusirikare witwaje intwaro uwo ari we wese, yaba uw'inyeshyamba cyangwa uwa leta. Ako gace nyine kakaba agace kameze nk'agace kahariwe amahoro, cyangwa se ku buryo nyine hataragira igitera undi giturutse muri ako gace. Ariko kuri ubu ntago uko leta na M23 bari babyumvikanyeho siko byaje kubahirizwa, ahubwo byarangiye ingabo za leta cyangwa se abazwi nka wazarendo n'ubundi nabo ni ingabo z'abanyagihugu baba bahabwa amategeko na leta, ndetse n'ingabo za leta bafatanya. Byaje kurangira bahindukiranye M23 barayitera, barayirasa, ariko M23 yihagazeho, binarangira ibirukanye, aba ariyo isigara n'ubundi igenzuye aka gace. Ariko ibi byabaye nyine barenze ku masezerano ndetse n'amabwiriza yari yasizweho na leta.
Kuri ubu rero bamwe mu basesenguzi mu bya politiki ndetse n'abakurikiranira iby'intambara hafi baba bibaza bati ese iyi ntambara ya M23 izarangirira he, izarangizwa n'iki? Natwe nyine nk'abanyamakuru tuba tugenda dukurikirana, natwe tukaza tukabagezaho nyine uko ibintu biba bigiye byifashe. Nshuti bakunzi ba Raza Media TV rero ayo nayo tuba twabashije kubabonera nyine tukaza tukayabanyuriramwo muri makeya. Ndagushimiye cyane wowe uba wabanye na Raza Media. Reka tukubwire yuko nitugira ibindi tumenya nyine ku bijyanye n'iyi mirwano, cyane cyane ko ari ikibuga gihanzwe amaso n'abantu benshi, natwe tugomba kujya tuza tukakunyuriramwo uko biba byifashe, hanyuma tukamenya uko hakurya yacu cyangwa se uko abaturanyi bacu bamerewe. Bityo nkwifurije gukomeza kugira amahoro ndetse ugatunga ibyiza byose wifuza mu gihe ukiri muri ubu buzima. Imana igutize kongera kurama. Ndagushimiye cyane rero, ugire ibihe byiza, twongere duhure mu biganiro byacu bitaha.